mu rwego rwo gukomeza kubahereza ibibanogeye hano ku Dushya TV, ngira ngo twabwiye ko tubafitiye sisiteme cyangwa se tekinike z'uburyo ushobora kubona amavideo menshi uploadinga kuri channel yawe cyangwa se ku zindi social media zawe, ukaba wayakoresha mu buryo bwinshi. Ushobora kuba wakwiteza imbere ukabonamo amafaranga online, ugakora ibintu byinshi byawe. So ni muri urwo rwego tugira ngo uyu mwanya tubereke ubundi buryo ushobora gufata telefone yawe n'ubundi ukarikodinga screen. Ngira ngo twarengere ino application bita Easy Screen Record. Nayibonye iyo ifunguye uraza ahangaha ugakirika ahangaha ugahita utangira gufata record. Ngira ngo twarabiberetse no setting yayo, iyo quality ya resolution, bitrate, ibintu byose ukabisetingira ahangaha. Ngira ngo bitavamo bikurikijwe n'ahantu uzaexportinga, so icyo ubigeraho. Hanyuma hano tubikwereka uburyo ushobora gufata telefone ukaba wakina n'akagame, hanyuma ukaba washyiramo wakreditingamo n'indi music, ukabasha kuba wagufasha kuba wakora amafaranga. Urugero ugakora nka videos nyinshi zerekana ukuntu wakina game runaka n'ufiteho ubumenyi, kandi noneho no kuzikina muri ubwo buryo hari igihe ugenda uzikina. Hari na game ukina for pay for any cost of money to speak their pay. So wagira hano igihe dufatenda twatangira kwibasobanura neza iyo warekana hari imbere n'inyuma. Hano tukabita urabona ko noneho umuhanda tutangiye neza.
ikibazo